Turabashuhuje bakunzi bacu basanzwe badukurikirana kuri TV yitwa Umugore w'Inkuba. Yesu abaha umugisha bakunzi bacu, twongeye kubaha ikaze rwose mu kiganiro cyacu, tubashimira ko mudushyigikira, mudukurikirana. Imana ibaha umugisha, mudusharinga, mukanda subscribe. Imana ibaha umugisha. Hanyuma dufite umutumirwa hano imbere. Umutumirwa wacu twatumiye rwose ni umubyeyi urimo amavuta y'Imana, ni umuhanuzi ukorera Imana. Imana imuha umugisha. Abadukurikiranye rero turamwakiriye adusuhuza twibwira, hanyuma tugezaho n'icyo Imana yashyize ku mutima we. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane. Amazina nitwa Niyobungiro Naome, ndi umudamu ndakijijwe. Imana iduhane umugisha. Dushimye Imana itugejeje kuri iyi cano Umugore w'Inkuba. Turayishimye cyane, yaturinze uriya mwaka, iturinze n'uyu mwaka tuwugejejemo hagati. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amen. Rero turashima Imana cyane. Iki gitondo turashima Imana. Mu by'ukuri Imana ni umukozi w'umuhanga. Nanjye nifuje kugira ngo mbwire abantu badukurikiye ijambo ry'Imana, mbabwirize ku butumwa bwiza. Abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari hanze ntago bari bamperutse, banzi ku macana atandukanye. Nari maze iminsi ndahari, ariko uyu munsi nabonetse. Yesu aduhane umugisha cyane. Ndumva rero twatangira ikiganiro cyacu dusenga. Turagushimye Uwiteka Nyiringabo, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimira urukundo n'imbabazi ugira, tugushimiye ko wabanye natwe. Mana, warinze ubugingo bwacu n'imibiri yacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Warinze bene data badukurikirana ku macano, bakurikirana ijambo ryawe. Natwe ubwacu waraturinze nk'abakozi bawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Aya masaha rero nyagora ku ngoma tugiye kuvuga ijambo ryawe, tugiye kuganira na bene data, tugiye kuvuga ubutumwa bwawe nk'uko wabibwiye intumwa zawe. Warazibwiye ngo mugende mubwirize ubutumwa bwiza, mugere i Yudaya, i Samariya, ndetse ngo no ku mpera y'isi. Natwe rero tuje kubwiriza ubutumwa bwawe nk'uko wabitubwiye. Ubane natwe, utangirane natwe, kandi uze gusozanya natwe, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Reka turebane amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cyo Kuva. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ntako mbanje gushuhuza inshuti zanjye ziri mu gihugu cya Canada, suhuje inshuti zanjye ziri mu Bwongereza, suhuje umushuti wanjye uri mu gihugu cy'abaturanyi kiri Uganda. Imana imuha umugisha cyane, ajya akunda kunkurikirana. Haleluya cyane, haleluya. Hari undi mushuti wanjye uri mu Bufaransa, twaherukanaga kera, ramaze igihe kinini ambwira ngo ariko ko ntakikumva bimeze gute, ariko ndamusuhuje. Imana y'amahoro imuha umugisha ahari. Ndabizi kuba aya masaha akiryamye, ariko naza kubyuka ari buze kubona ko namusuhuje nagarutse. Imana y'amahoro imuha umugisha. Tugiye kurebana amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cyo Kuva ibice 33. Niyo magambo numva dushaka kugira ngo tuganireho. Haleluya, haleluya. Karame. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo twaherukanaga kera, nyamara noneho dusubiye kubana tutishwe n'ibyaha. Yego. Impamvu ndirimbye umuririmbyi, yego, ni uko hari umuntu wari urimo usuhuza uravuga ngo ntitwaherukanaga ariko ndagushuhuje. Yego. Mwongeye kubonana mukiri mu mwuka we. Nibyo ni ukuri, twongeye kubonana. Yego. Mbese yongeye kukubona utishwe n'ibyaha. Yongeye kukubona nta migozi gukuru. Amen. Yongeye kukubona Mana ishimwe. Haleluya. Uyu muririmbyi ngo nawe amufashe. Ni ukuri. Amen. Yego. Twakomeje ku ijambo ry'Imana, ariko twagira ngo tuvuge kuri uwo muririmbyi. Yego. Twaherukanaga kera,
abantu baguherukaga noneho yego aba bantu bamperukaga kera ku macana atandukanye, inshuti zanjye z'akadasohoka, abavandimwe banjye, mbese ni ukuri nongeye kugaruka ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana. Igihe kimwe ngo Yosuwa na Kalebu Imana imaze kubajyana mu gihugu cy'amasezerano, Yosuwa niwe wabanje kugera muri iki gihugu, ariko ngo Kalebu agera yamusanze, noneho ngo aramwibwira. Haleluya. Ariko ngo aravuga ngo wibuke amagambo Uwiteka yavugiye mu kanwa k'umugaragu wayo Mose, ngo iki gihugu tuzagitaha ngo kandi tuzakigeranamo. Ariko ngo Yosuwa yabanje kumuyoberwa, ngo umugabane wawe urahari, uwo Uwiteka yakwemereye urahari, ngo ariko uyu mugabane urimo umunaki. Haleluya. Ariko ngo uwo mugabane nubwo wari urimo umunaki, uyu mugabo ngo witwa Kalebu yaramubwiye ngo nubwo urimo umunaki nkeneye kunsinyira. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo imbaraga nari mfite ngifite imyaka 40 nizo ngifite n'ubu ngifite 90. Yesu nashimwe. Bivuze kugira ngo mbwire abakunzi banjye duherukana, igihe amavuta nari mfite cyagi ubu yarikubye. Amen. Haleluya. Bazigiye ndimo gusenga, ariko ndagira ngo mbabwire ngo Yesu ni umwami. Imana iduhana umugisha cyane ibihe byose. Amen. Uyu ni umutumishi, ni umukozi w'Imana. Imana iramuhagurukije kandi musanzwe mumuzi Naome rwose. Yego, ni mumukunda mutubwire tuzamugarure. Imana izabaha umugisha abamukunda rwose. Ari butambutse na nimero ashaka ko musengana nabwo nta kibazo. Reka dukomeze ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cyo Kuva ibice 33. Turahera ku murongo wa 12 turagera ku murongo wa 17. Yesu aduhana umugisha cyane. Abankurikiye, abari mu kazi bakunda gukurikira ibiganiro by'ijambo ry'Imana, abari ahantu ushobora kuba uri mu kazi ufite telefone yawe ukurikirana ijambo ry'Imana, aho uri hose ukurikirana ijambo ry'Imana, ndagira ngo ukurikiranire ijambo. Ni ijambo riruhura umutima, ni ijambo ririmo kwihana, ni ijambo ririmo mbese ririmo byose ukeneye muri iki gihe. Abantu dukeneye ijambo ry'Imana. Yesu aduhana umugisha cyane. Haleluya. Mutwe amagambo uravuga ngo Mose yingingira Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yerekwa ubwiza bwe. Niko umutwe w'amagambo uvuga. Reka dusome kuri 12 mu izina rya Yesu. Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. 13 akavuga ngo nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo ngumenye mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. 14 haravuga ngo aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe. Aleluya. Ubwanjye nzajyana nawe nguruhure. Amena. Yesu nashimwe. 15 aravuga ngo Mose abwira Uwiteka. Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. 16 ikizamenyekanya yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha niki? Si ukujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanwa n'amahanga yose yo mu isi. 17 akavuga ngo Uwiteka abwira Mose ati n'icyo uvuze icyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Amen. Amen. Dusomye amagambo menshi, amagambo meza. Birashoboka ko atari ubwa mbere wumvisha aya magambo, si n'ubwa kabiri asanzwe aca mu matwi yawe, ariko uyu munsi wiyumve ko aya magambo yumvisha ubwa mbere kandi akubere mashya mu izina rya Yesu Kristo.
uyu mugabo aba bantu n'Abisirayeli bagendanaga n'Imana, aba bantu bari barasenze imyaka 400. Haleluya. Basenga Imana, bazenguruka ubutayu. Aba bantu birisaga ubusa, aba bantu bazamukaga imisozi, aba bantu batangaga icyatu 10 n'amaturo, aba bantu bafashaga abakene, aba bantu bakoraga umurimo w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana, amagambo nshaka ko tuganira, ndashaka ko tuganira ku ijambo riri kuri 17, niho nshaka ko tuganira cyane. Yesu nashimwe. Haleluya. Uyu mugabo bita Mose abwiye Uwiteka uti ndashaka kugendana nawe. Haleluya. Mbese kujya untuma ngo njyane ubu bwoko, Imana ishimwe, ariko ntutubwire udutumanye. Uwiteka abwira Mose ati ndagira ngo nkubwira ngo ubwanjye nzagendana nawe. Haleluya. Nimara kugendana nawe sibyo gusa nkuruhure. Yesu nashimwe. Uyu mugabo ajya kuvugana n'Imana, yabanje kwihana. Yesu nashimwe. Kuvugana n'Imana ni ukubanza ugakuraho ibizira bituma Uwiteka atakumva ngo agutegere amatwi. Wamara gukuraho ibizira, warangiza ukaganira n'Imana, kuko gusenga ni ukuganira n'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe. Wankurikiranye aka kanya, wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, wowe uri mu mahanga, wowe uri mu ntara zigize u Rwanda, ndagira ngo nkubwire ngo mbere yuko ushaka ko Imana igendana nawe, mbese washatse icyatuma Imana igendana nawe? Ibyo dushaka ku Mana bihishe mu byo dushakamo. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire aka kantu, ibyo ushaka ku Mana yabihishe mu byo gushakamo. Amen. Haleluya. Aba bantu kugira ngo Imana ibabwire ngo nzagendana nawe, kugira ngo Imana ibwire Mose ngo azagendana nawe nkuruhure, nuko yari yarihanye, nuko yari yaremeye gusiga byose, agasiga ubusambanyi, agasiga ubujura, agasiga ubwibone, agasiga ubugambanyi, agasiga bya byaha byose tuzi. Yarangiza agakurikira Imana. Arangije abwira Uwiteka ngo mbese ikizamenyekanya ko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha n'iki? Si ukujyana natwe. Haleluya. Kuri 17 Uwiteka avugana na Mose, aramubwira kuko wangiriyeho umugisha, narangiza nkakumenya izina, n'icyo uvuze icyo nagikora. Haleluya. Nuko wangiriyeho umugisha. Abantu muri iyi minsi bakeneye ko Imana igendana nabo, ariko batazi niba Uwiteka yarabamenya amazina cyangwa baragiriye Imana nk'umugisha. Ese ahantu uri wagiriye Imana nk'umugisha? Ese ahantu uri wamenye neza niba Imana ikuzi izina? Kugira ngo Imana ikumenye izina ni uko utandukanya umucyo ukawukuraho umwijima uri. Ntabwo umucyo ubangikanywa n'umwijima. Nuko ukura ibizira ukabikura, mbese ugafata ibizira ukabikura mu by'Imana ishaka. Vangura umucyo n'umwijima. Haleluya. Amen. Ikuraho ibyaha, reka ubusambanyi, reka ubujura, reka ubwibane, reka uburozi, reka agasuzuguro, reka gutendeka wa mukobwa we. Ndagira ngo nkubwire wa muhanuzi we, reka guhanura iby'amarangamutima, reka kuvuga iby'Imana itakubwiye, ubundi ubwira Imana uti ndashaka kugendana nawe. Wibaza ngo mbese wamenye izina? Icyatumye Imana ibwira Mose ngo n'icyo uvuze icyo nagikora, ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, nuko yakuye ibishimwa mu bigawa. Haleluya. Nababwiye ngo ibyo dushaka ku Mana, ibyo tuyishakaho, yabihisha mu byo dushakamo. Haleluya. Ibyo Imana igushakaho ni uko ishaka gukiranuka, ni uko ishaka kugendera mu nzira nzima, ni uko ishaka kureka ibyaha byawe, ni uko ishaka yuko mbese ubana n'abantu bose
uyishaka, ubundi ibyo uyishakaho Imana irabiguha. Wa mukobwa bivuga ngo Imana yatinze kugutabara, wibivuga ntabwo Imana yatinze kugutabara. Imana yagutabara gute ufite Karori, ufite Fisito, ufite abandi bose kandi udashaka kurekura ngo Uwiteka mbitiramo ndashaka gusenyera umugozi umwe? Wa mubyeyi we, Imana yagutabara ute ugisenga upfunyitse inzaratsi, ugisenga ufite ibintu wisiga, ugisenga n'ishyari, ugisenga n'ubwibone? Imana yagendana nawe gute? Yakumenya izina gute? Ese yakuruhura ite? Banzurako izo nzaratsi, banzurako ishyari, banzurako ubwibone, banzurako agasuzuguro, banzurako ibyo byose, ubundi Imana irakumenya izina igendane nawe ikuruhure. Haleluya! Wa mugabo w'Imana yakuruhura gute? Yakumenya izina gute? Ugifite ibyo byose, ugifite ibyo byose ugendana nabyo, utifuza ko mugenzi wawe atera imbere. Niba yubatse ukumva yuko mbese bitagushimishije, banzureko izo nzangano, banzureko ubwo bujura, banzureko uko kugavura, banzureke abantu muri iyi minsi bafite ingeso mbi. Nimubanze muve mu bidashimisha Imana, ubundi Imana iraguha ibyo uyikeneyeho. Ntabwo Imana yanze gusubiza abantu, Imana ifite byose mu biganza tuyisaba. Bibiliya iravuga ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Isi ni intebe y'ibirenge bye, ijuru ni intebe ye, mbese icyo ushaka cyose kiri mu biganza by'Imana, ahubwo igituma itabiguha ni uko udakiranuka. Haleluya! Kiranuka, Imana iraguha ibyo ushaka, ihane. Abantu turi gushaka ubutunzi kurusha uko dushaka ijambo ry'Imana. Abantu turi gushaka amazu, amaviza ndetse n'ibindi kurusha uko twashaka ijambo ry'Imana, kurusha uko twashaka ubuturo bw'Imana, kurusha uko twakwishakira ubugingo. Shaka ubugingo kuko aribwo buzabona Imana. Nibyo koko yarabivuze ngo tukiri mu isi izadukubira. Haleluya! Ariko zizagukubira wowe wayihaye iki? Imana yaguha wowe utayihaye. Yiha umutima wawe, yiha ubugingo bwawe, yiha umubiri wawe, yamera rikuyobore, yamera rikugenge, ubundi iraguha ibyo ukeneye. Haleluya! Wowe uri kunyumva, wowe unteze amatwi, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ugutwi k'Uwiteka kwapfuye ngo kunanirwe kukumva, kandi ijisho rye riracyabona. Maboko ye ni magari, aracyakora, ahubwo ibyaha byacu nibyo bituma Imana itadutabara, nibyo bituma itagendana natwe, nibyo bituma itatumenya izina, nibyo bituma itaturuhura. Ndagira ngo tureke ibyaha Imana ituruhure. Ndagira ngo tureke ibintu bituma Imana itatubona, kugira ngo Imana itubone, itumenye amazina yayo. Niko yabwiye Mose ngo kuko wangiriyeho umugisha, ndagira ngo ugirire Imana umugisha. Iki gitondo ugirire Imana umugisha, aya masaha ugirire Imana umugisha. Wowe uri muri Amerika, uri muri Canada, uri mu Bubiligi, wowe uri mu Bufaransa, wowe uri mu bihugu byacu by'abaturanyi, Burundi, muri Kongo ndetse no mu Rwanda. Ndagira ngo wowe uri Uganda, wowe uri Kenya, Tanzania, ndagira ngo ugirire Imana umugisha. Wowe uri mu ntara zigize u Rwanda, ese wagirira Imana umugisha? Wakihana ukagirira Imana umugisha? Wareka ibyaha byawe ukagirira Imana umugisha? Ese washakashaka ibyo umwami agushakaho? Ese watunganya inzira zawe kugira ngo Imana uyigireho umugisha, ikumenye izina, igendane nawe kuruhure? Imana ishaka kukuruhura imitwaro wikoreye, ishaka kukuruhura ubwo burozi, ishaka kukuruhura ishyari, ishaka kukuruhura ubwibone, ishaka kukuruhura ubusambanyi bwakubase, ishaka kukuruhura guca umugabo wawe inyuma, ishaka kukuruhura guca umugore wawe inyuma. Imana ishaka kukuruhura ibyaha byakubase bikakubaho karande. Imana ibasha
kukuruhura ubwo bukene, Imana ibasha kukuruhura ubukonde, Imana ibasha gukuraho inzara ikagendana nawe ikakuruhura. Ariko mbere y'uko ikuruhura ibyo byose ni uko ibasha kukuruhura ibyaha. Emerera Imana ikuruhure, emerera Imana ikuruhure, emerera Imana izi kuruhure. Mugabo emerera Imana, mukobwa emerera Imana ikuruhure, mubyeyi emerera Imana ikuruhure. Wowe mwene data muhanuzi muvuga butumwa emerera Imana ikuruhure. Vuga ibyo Imana yakubwiye, bwira abantu ibyo Imana yakubwiye. Reka amarangamutima, reka kubeshya abantu, reka kubwira abantu ngo Imana ibahaye visa kandi itabivuze, reka kubwira abantu ngo Imana ibahaye amamodoka ntabyivuze, reka kubwira abantu ahubwo babwira ngo Imana iravuze ngo nimwihane, nimwihane baruhure. Nimara kukuruhuriza guhivya ukeneye, nakubwiye ngo ibyo ushaka ku Mana yabihishe mu byigushakamo cyangwa yabishize mu byigushakamo. Wowe icyo ushaka ku Mana yagishize mu kigushakamo. Emerera Imana yihe ikigushakaho nayo iraguha icyo uyishakaho. Hereza Imana ikigushakaho, nirangiza iraguha icyo uyishakaho. Amen. Yesu nashimwe. Narijeje kubabwira ngo mwemerere Imana, nanjeje kukubwira ngo shaka ubwame bw'Imana. Imana ni kumenya izina irakuruhura, nuyigiriraho umugisha irakuruhura, nuyigiriraho umugisha iragutabara, nuyigiriraho umugisha irakurwanirira, nuyigiriraho umugisha irakubera umubyeyi, nuyigiriraho umugisha mbese ntacyo uri buburane Imana. Amen. Haleluya. Ndagira ngo dusoze ijambo nari ndimo kubabwira. Ntabwo turirangije ku ijambo ry'Imana, ntabwo rirangira, ahubwo tugiye gucumbikira ahangaha. Wowe unkurikiranye, ndagira ngo uzampamagare. Niba ushaka ko dusenga nuzampamagare dusenge. Niba ushaka kwihana ufite icyaha cyakubasa uzampamagare wihane, nzagusengera Imana ikubabarire. Niba ufite ubusambanyi bwakunaniye uzampamagare ngusengere. Niba ufite indwara yananiye gukira uzampamagare ngusengere. Turebe igituma iyo ndwara idakira. Ahari n'ibyaha byawe bituma Imana itagukiza. Ndagira ngo nkubwire ngo ibasha kugukiza. Reka nkwibutse impamvu Imana yagukiza. Mugore wari urwaye indwara y'umugongo, yumvishe ko Yesu ari buca ahantu yarari, arangije agira kwizera kuko yari yarakuye ibishimwa mu bigawa. Arangije ngo akora ku rushundura rw'imyenda ya Kristo, ngo arwaye iyo ndwara ihita ikama, iyo ndwara irakira. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ibyo uyishakaho yabihishe mu byigushakamo. Waba ufite icyaha cyakubase, cyakubayeho imbata, mpamagara dusenge twihane. Waba ufite indwara y'umutima, hari indwara z'umutima, ntabwo mvuze uyu mutima abantu barwara. Hari abantu baba bafite indwara z'umutima badafite aho baruhukira, badafite uwo babwira ngo baruhuke. Ukaba ufite ikigeragezo cyakunaniye ariko ukumva utakibwira umuntu ngo uruhuke. Ese wampamagara maze ukanganiza tugasenga ukaruhuka umutima, Imana ikakuruhura umutima. Ese waba ufite icyaha cyakubase runaka, ndagira ngo uzampamagare ubundi dusenge uruhuka umutima. Bityo numara kumenya iby'Imana igushakaho, nawe izahita iguha ibyo uyishakamo. Imana ishimwe cyane, iduhana umugisha. Reka dusenge dusoza iki kiganiro. Mbere yo gusenga watambutsa nimero yawe. Hari umuntu wakwifuza ko umusengana Imana, hari n'uwakwifuza kwatura, yego, hanyuma ukamugiriraho umugisha. Niyo mpamvu tugusabye ngo utambutse nimero, umuntu uzumva iki kiganiro akumva koko hari aho Imana yamukura, hari naho yamugeza, wamuhamagara nta kibazo mugasengana Imana. Tambutsa nimero yanjye ni 078 60 71 445. Iyo nyikoresha kuri WhatsApp.
iyo mpamagaza ni 0788 21 38 064. Mana turagushimye, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe rwinshi rutarondoreka. Turagushimye kubw'abantu Uwiteka bamaze kumva iki kiganiro. Hari abantu nyaguhora ku ngoma bakurikirana ijambo ryawe ku macano atandukanye bakumva ijambo ry'Imana. Turasenze tubasabira umugisha kuko bateze amatwi ijambo ryawe. Ubaha umugisha abafite indwara z'imitima zitandukanye uzibakize mu izina rya Yesu. Turasenze tuvuga ngo aba bantu nubagirire neza. Buri wese icyo agukeneyeho ukimuhe mu izina rya Yesu. Ukeneye kwihana, Uwiteka umubabarire. Ugukeneye ibyo agukeneye ubimuhe byose mu izina rya Yesu bifite umumaro. Turagushimye kuko watangiranye natwe, kandi turagushimye kuko usozanye natwe mu izina rya Yesu. Amen.